Yes. Anongera kubasura inshuti bakunzi bacu mudema kudukurikira umunsi ku munsi. Wowe udemo gukena ibiganiro makuru tunatukugezaho aho uri yagiye atandukanye, nizere ko umeze neza nawe bitameze neza ukomeze kwizera Imana iraza kuba yabikora ibintu bize kuba byagenda neza cyane. Yes, turagarutse muri breaking news cyangwa se mu makuru agezweho muri Nyamukandagira mu kibuga cy'Ikarasi Mitutu muri Club Giant. Ibintu birakomeye cyane, amakuru yo ni menshi cyane, haba ku bayinjira ndetse n'abasohoka. Inkuru ni nyinshi cyane ariko uyu munsi yagaruka ku bantu cyangwa se ku bakinnyi barimo gusohoka muri Nyamukandagira mu kibuga cy'Ikarasi Mitutu. Bamwe nabonye babyisumweyo ariko bimeze muri Nyamukandagira mu kibuga cy'Ikarasi Mitutu. Umuzamu urebereye cyane ugiye kwinjira mu Nyamukandagira mu kibuga cy'Ikarasi Mitutu, ikipe APR irifuza kuba yakoresha abazamu b'Abanyarwanda gusa. Ese wowe nk'umukunzi wa Nyamukandagira mu kibuga cy'Ikarasi Mitutu ibintu urabyakira gute? Se urabyumva gute gutakaza umuzamu uremere cyane nka Pavel Nzira ukazana Hakizimana Adolphe? Ibintu wowe urimo kubyumva gute? Ese mu Nyamukandagira mu kibuga cy'Ikarasi Mitutu yasojeje nabo amasezerano cyangwa se barangijanyije amasezerano uri Pavel Nzira, Kwitonda Aribaka, Rutahizamu Victor Mbawamacukuwemeka ndetse na Shimimana Inisu Tadio Rwanga, Nzotanga Theodore. Aba bantu urabumva gudasa muri aba bakinnyi batandatu ninde wagiye ugikenewe cyangwa se ugifite byinshi byo kuba yatanga muri Nyamukandagira mu kibuga cy'Ikarasi Mitutu? Ariko ikintu kiremere cyane APR yaje kuba yakora nuko abagabo bose yaje kuba yabakorera umunsi mukuru ndetse bakishimana bakabasezera ku mugaragaro bya kinyambuga. Ndagira ngo mabwire ko haba ku mugabane w'Uburayi ndetse no muri Afurika nta yindi kipe ushobora kukwishimira bigeze aha ngaha bikaba mwakurana cyangwa se mu gihe cy'umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri ushobora kuba umaze muri ikipe runaka ikaba yakwishimira, ikaba yakorera umunsi mukuru ikawusezera neza ikwishimiye nka Nyamukandagira mu kibuga cy'Ikarasi Mitutu. Ingingo ziragira iti ese muri aba bakinnyi batandatu ninde wari ugikenewe? Ese cyangwa se muri uyu muzamu uri Pavel Nzira ndetse na Hakizimana Adolphe ninde muzamu uremere cyane wari ufite CV ya danje ku buryo yakagombye kuba yaguma muri Nyamukandagira mu kibuga cy'Ikarasi Mitutu? Ese Hakizimana Adolphe yarakenewe cyangwa Pavel Nzira nawe yari agifite ibyo kuba yatanga muri APR? Inkuba zirakubise Nyarugenge ku munsi w'ejo ku wa mbere, abatoza barara batangajwe ndetse n'abakinnyi b'ibihanyanswa. APR iratangira gusohora ishyira hanze umwe kuri umwe. Ndagira ngo mabwire ko umutoza we yarangije kuba yasinya, igisigaye no kuba yatangazwa n'ubuyobozi bwa Nyamukandagira mu kibuga cy'Ikarasi Mitutu ndetse n'abakinnyi bagiye batandukanye. Yes, kangaruka kuri komentero z'abakunzi ba APR nabonye umuntu yanditse kuri muri comment cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye agira ati umuntu bita Nshimimana Sumail Pichu nago yakagombye kuba yasezerwa cyangwa se nago yagombye kuba yava muri Nyamukandagira mu kibuga cy'Ikarasi Mitutu kuko yakoze akazi akomeye cyane. Abandi bati APR yamanuye ibikoko, intwaro yarazimanuye, yarazirekuye bombe, aba ni bagende bazane abakinnyi baremereye cyane, abakinnyi baragera mu matsinda. Bamwe bati Nshimimana Sumail Pichu aha nawe yakugeza, ntabwo yakugeza mu matsinda, turamuzi urwego rwe naje kuba ahigera ahandi. Nabonye inkuru nyinshi cyane zitandukanye zivuga ko uwo bita Kwitonda Aribaka yaba yaramaje gusinya muri Rayon ndetse no bita Nzotanga Theodore. Abangaba bose ngo bakaba kuba baramaje kuba basinyira ikipe ya Rayon Sport. Ibyo ni bitegerejwe, nago ikipe ya Rayon Sport iratangaza aya makuru gusa. Ikintu kiri komezwa rwo ku nkoranyambaga zitandukanye uko uri kona muri screen yawe nishimirwa ya Kwitonda Aribaka ndetse na Nzotanga Theodore ari kumwe na Afande Theo Rusanga ngo barimo kugenda baganira banifotoza gake gake bavuga ngo genda warakoze namwe mwatubereye ababyeyi. Ni ikipe umuntu yakifuza kuba yagarukamo muri Nyamukandagira mu kibuga cy'Ikarasi Mitutu. Ni ikipe yemere cyane buri mukinnyi uremere hano mu Rwanda abayumva ashaka kuyikandagiramo abayifuza, ndetse ni ikipe ibayeho neza ifite ubukungu bumeze neza cyane. Aba bakinnyi uko byagenda kose uwitwa Tadio Rwanga mwanya mu minsi yashize we yisabye ko bamwongera amasezerano, nibwo waba ujya bench udakina utigaragaza muri APR ibintu aba ari amahoro. Yes,
ngaho nguko rero APR yamaje kuba yasezerera aba bakinnyi bagera kuri 6 ariko amakuru arimo kugenda agarukwa ava muri Nyamukandagira mu kibuga cy'Ikarasimitu baravuga kuri aba bakinnyi 6 ashobora kwiyongeraho abandi bakinnyi bagera kuri 4 bose bashobora kuba abakurikira abangaba barimo ba Mamadou Lamine-Ba n'abandi benshi bagiye batandukanye bashobora kuva muri Nyamukandagira mu kibuga cy'Ikarasimitu bagasanga kuri abangaba 6 ndetse dore ko gahunda ngo ari ukurekura abakinnyi bagera ku 9 bose bakinjiza abandi 9 banemere cyane bashobora kuzayifasha mu kugera mu matsinda. Ngaho nguko rero ibya Nyamukandagira mu kibuga cy'Ikarasimitu reka mbashimire mu twabonye muri amakuru agezweho kuri uyu mugoroba. Reka dusubire ku munsi w'ejo turimo kubatangariza umutozo uremere cyane ndetse n'abakinnyi bagiye kugenda batangaza umwe kuri umwe bagomba kwinjira muri Nyamukandagira mu kibuga cy'Ikarasimitu. Ndabarikiye ku munsi w'ejo nyamuneka mukande kuri buto ya subscribe mukoresha like ndetse na comment kugira ngo mujye mubona amakuru abagezweho haba mu myidagaduro ubukungu n'andi makuru yose agezweho ujye uyasanga kuri Cardinal TV. Nyamuneka ntibibagirwe gukanda kuri buto ya subscribe ndetse ukanasharinga n'inshuti n'abavandimwe bose bakagenda bibonera breaking news ziba zigezweho hano iwacu i Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda haba imyidagaduro ubukungu n'andi makuru menshi cyane abarimo kugenda akwirakwizwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye cyangwa se aba acicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Njye mwari kuba nitwa Pacifique mukomaze kugira byiza ndabakunda cyane Imana ibarinde. Reka dusubire ku munsi w'ejo. Ciao ciao.